Nongeye kubasuhuza cyane kandi ndabifuriza amahoro y'Imana mwebwe mukurikirana ibiganiro mbagezaho byo kuri YouTube channel Icuriro TV. Umugore wo muri Uganda yakoze amahano. Umugore w'imyaka 34 witwa Stella Namawanje wo muri Uganda yasabiwe gukatirwa igifungo cy'imyaka 35 kubera icyaha akurikiranweho cyo kugaburira umwana w'amezi 10 amazirantoki n'inkari n'umwana w'umuturanyi we. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu Icuriro TV, gerageza ukore subscribe, ukore like ndetse na share, ndetse ukande kunzogera kugira ngo tujye tubana mu buzima bwa buri munsi kandi tubere umuterankunga. Kuko nari mbikubwiye rero, uyu mugore w'imyaka 34 witwa Stella Namawanje wo muri Uganda yasabiwe gukatirwa igifungo cy'imyaka 35 kubera icyaha akurikiranweho cyo kugaburira umwana w'amezi 10 amazirantoki n'inkari n'umwana w'umuturanyi we. Namawanje yasigiwe umwana witwa David Yoram Semakula n'umubyeyi we ubwo yari agiye mu rugendo rwari kumara iminsi 2. Nyuma uwo mugore yagaburiye umwana amazirantoki n'inkari akajya afata amashusho y'ibyo bikorwa akoresheje telefone. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu Icuriro TV, ugerageza ukore subscribe, like ndetse na share, ndetse ukene gukanda kunzogera. Uyu mwana Namawanje yasigiwe umwana witwa David Yoram Semakula n'umubyeyi we ubwo yari agiye mu rugendo rwari kumara iminsi 2. Nyuma uwo mugore yagaburiye umwana amazirantoki n'inkari akajya afata amashusho y'ibyo bikorwa akoresheje telefone. Gusa byaje kuza kumenyekana nyuma yaho ya telefone yagendaga akoresha afata amashusho yaje kujya mu abaturanyi ndetse n'inshuti be zaje kuyikoraho. Zimaje kuyikoraho zitangira kubona ibyo yayikoreragaho. Ako kanya byahise bakora ku mutima, batangira kunabo kubihererekanya babyereka abandi bantu. Biza kuba rero intandaro y'uko uyu mugore yafatwa. Ntabwo icyaha kihisha ubugizi bwa nabi, ahubwo igihe icyo ari cyo cyose gishobora kugaragara kandi ukabihanirwa. Ubu ni ubugome ndengakamere cyane uyu mugore yeretse uyu mwana. Uyu mwana ari umuziranenge, nta cyari yakoze, nta n'icyo ashinjwaga, ariko yamugiriye ishyari ndetse n'ubugome. Birashoboka ko uyu mwana arafite uburanga, igikuriro cyangwa se ubwiza runaka, ariko byonyine bigatuma uyu mugore amugirira ishyari agashaka kumugirira nabi. Uyu mugore w'imyaka 34 witwa Stella Namawanje muri Uganda yasubiye nyine gufungwa igifungo cy'imyaka 35 kubera nyine icyo cyaha akurikiranweho cyo kugaburira umwana w'amezi 10. Nawe wumva amezi 10 amazirantoki ndetse n'inkari n'umwana w'umuturanyi we. Namawanje yasigiye umwana witwa nyine David Yoram Semakula n'umubyeyi we ubwo yari agiye mu rugendo rwari kumara iminsi 2. Nyuma umugore yagaburiye umwana amazirantoki n'inkari akajya afata amashusho y'ibyo bikorwa akoresheje telefoni. Umuvugizi wa polisi muri Masaka yavuze ko telefoni ye yaje kujya mu biganza by'inshuti ye. Ibonye ayo mashusho yashyira kuri internet, ahita akora ku mitima ya benshi, ibyatumye aza gutabwa muri yombi. Imana ishobora byose ibabarira uyu mugore kubera ko usa umutima wa kimuntu, usa umutima wa kibyeyi n'umutima wa kinyamaswa. Ubugome ndengakamere, kugirira umwana ishyari, urwango n'ubugome umwana w'umuziranenge utagize icyo gutukaho, ugusekera wowe ukamukorera ubugome ndengakamere kubera ishyari cyangwa se ubundi buryo. Imana izaca imanza, kandi mu bizacira imanza abantu nk'abangaba bizabacira imanza. Ukomeze kubana natwe kandi ukomeze kudutera inkunga mu biganiro byose tukugezaho, ukora subscribe, like ndetse na share, ubukene gukanda kunzogera. Niba ari ubwa mbere nyine ugeze kuri umuyoboro wacu wa YouTube channel, Imana ikomeze kubana nawe kandi kugirire neza. Urakoze cyane.